igitambo cy'Ukaristiya ariko abakristo baguye mu rujijo. Tukigera rero nk'uko padiri abivuze, abantu batangiye kureba hirya no hino, bakareba abapolisi noneho baje mu kiliziya bambaye imyambaro y'akazi, ariko icyadushimishije nuko yabahumurije. Nyagasani Yesu n'abana namwe. Atunguye abakristo bicaye mu kiliziya bakabona abapolisi binjiye bambaye imyambaro mpuzankano, ibintu bitamenyerewe mu nsengero. Nyuma y'uko aba bapolisi binjiye bicaye bakurikira igitambo cy'Ukaristiya ariko abakristo baguye mu rujijo. Dukesha kuvuka bundi bushya, ubigirishije ibimenyetso by'agatangaza mu ruzi rwayo rudahani, nuko ijwi riturutse mu ijuru. Ni mu rwego rw'ubufatanye bwa polisi y'u Rwanda na Kiliziya Gatolika mu kurwanya impanuka zo mu muhanda hirya no hino mu gihugu. Muri Kiliziya Gatolika hakaba hatangijwe ku mugaragaro ubukangurambaga muri gahunda ya Gerayo Amahoro, kuko binjiye mu cyumweru cya 36 cy'iyi gahunda. Mu mujyi wa Kigali icyo gikorwa cyabereye kuri Katedrale ya Saint Michel mu Kiyovu. Muzi n'ibya Yesu w'i Nazareti, ukuntu Imana yamusize amavuta y'ubutore bigishije Roho Mutagatifu, iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora witeka, ibanga ry'abatisimu dukesha kuvuka bundi bushya, ubigirishije ibimenyetso by'agatangaza mu ruzi rwayo rudahani, nuko ijwi riturutse mu ijuru. Nyuma y'amatangazo asanzwe ya Kiliziya, mbere y'uko umusaseridoti asoza igitambo cya misa muri iyi katedrale, nibwo hatanzwe ubutumwa bwa polisi y'igihugu kugira ngo batangize ku mugaragaro ubwo bufatanye. Ubwo butumwa baje kuduha tubugira ubwacu. N'abatindiye rero kugira ngo nsabe umukuru muri bo afande Kabera komiseri yigira hano imbere, baratwereka n'abo bagendanye, hanyuma atugeze mu butumwa. Mu ijambo yagejeje ku bakristu bari bateraniye aho, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Kabera Jean Bosco yashimye ubufatanye bwa Kiliziya Gatolika mu kubungabunga amahoro, ubuzima, ubufatanye n'ubworoherane, anashimangira kwiza indangagaciro zikwiye gukomeza kwitabwaho, ari nako yabwiraga abakristu bose gufatanya na polisi kwirinda impanuka zo mu muhanda, bubahiriza amategeko y'umuhanda, byose babikora bagamije kugerayo amahoro. Murakoze cyane. Ndi komisari wa polisi John Bosco Kabera, nkaba ndi umuvugizi wa polisi ariko nkaba nshinzwe n'itangazamakuru. Nkaba nshimiye rero uyu mwanya wa Kiliziya mu Rwanda. Murakoze cyane. Bakirisitu bavandimwe, mu izina ry'ubuyobozi bwa polisi nagira mbabwire ko uyu munsi Kiliziya Gatolika yifatanyije na polisi y'u Rwanda mu gukwirakwiza ubutumwa bwo kubungabunga umutekano mu muhanda binyuze muri gahunda y'ubukangurambaga bwiswe Gerayo Amahoro. Ejo kuwa mbere tuzatangira icyumweru cya 36. Tukigera rero nk'uko padiri abivuze, abantu batangiye kureba hirya no hino, bakareba abapolisi noneho baje
mu kiliziya bambaye imyambaro y'akazi, ariko icyadushimishije nuko yabahumurije. Ariko hari ibintu by'ingenzi bikomeye cyane duhuriraho, nakwita indangagaciro duhuriraho na Kiliziya Gatolika. Icya mbere ni ukubungabunga amahoro. Ibyo bintu by'inyigisho yo kubungabunga amahoro, ikintu cy'amahoro tugihuriyeho. Muzi ko polisi ishinzwe ituze, umutekano n'umudendezo w'abaturage, ishinzwe amahoro. Rero murumva ko ari indangagaciro ikomeye duhuriyeho na Kiliziya. Icya kabiri, duhurira ku kintu cyo kubungabunga ubuzima. Mwabyumvise ko ntacyo yigishaga atavuze ikintu kijyanye n'ubuzima bw'abakirisitu. Polisi ifite izo nshingano, yaba mu mategeko yaba mu mikorere yabo ifite izo nshingano. Icya gatatu gikomeye cyane ni ikijyanye n'ubufatanye. Polisi yemera ubufatanye, yuko nta bufatanye buhari ubwayo ntacyo yakwishoza, ariko mu bufatanye cyangwa mu mikoranire n'abaturage n'izindi nzego yemera ko yagera ku nshingano zayo. Icya kane gikomeye cyane ndetse kireba n'iyi kampeni cyangwa se ubukangurambaga ni ikintu cyitwa ubworoherane. Ubworoherane ni indangagaciro cyane cyane ya Kiliziya Gatolika, ariko iyo nta bworoherane umutekano urahungabana. Ubwo polisi rero iyo haje koroherana mu muhanda, uko tugenda uva mu rugo ugiye ku kazi, uje gusenga, usubira mu rugo cyangwa usubira ku kazi, uvuye mu biro, ntiworoherane na mugenzi wawe mu muhanda, icyo gihe umutekano urahungabana ku buryo bivamo impanuka. Izo ndangagaciro ko ari enye zirakomeye cyane twumva twebwe duhuriraho na Kiliziya, kandi nabo twumvise yuko babyumva, ari nayo mpamvu bemeye ubufatanye. Nagira ngo mbabwire ko ku isi buri mwaka 1,300,000 by'abantu bahitanwa n'impanuka ku isi hose, ukurikije raporo y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima cyangwa OMS. Abo bantu bahitanwa n'impanuka, abenshi muri bo ni abana hagati y'imyaka 14 hagati ya 14 na 19, ni benshi cyane. Urubyiruko hagati y'imyaka ngira ngo 20 na 29 ni benshi cyane. Abagenzi birenge cyangwa se amaguru mu muhanda ni benshi cyane. Abagendera ku mamoto ni benshi cyane. Abagendera ku magare ni benshi cyane. Izo mpanuka zose tuvuga zihitana ubuzima bw'abantu 80% bizitera byakwirindwa, ukurikije ubushakashatsi bwakozwe n'uwo muryango mpuzamahanga. Nibyo tubona hano mu gihugu buri gihe umwaka ukuje n'undi kugiye, 80% byakwirindwa. Ni ukuvuga rero abakirisitu bose ba Kiliziya Gatolika baramutse bagize uruhare mu kwirinda izo mpanuka, n'abakirisitu b'izindi nsengero cyangwa se b'ayandi madini bakirinda izo mpanuka 80% bakurikiza amabwiriza cyangwa amategeko uko ameze, iki gihugu kugira ngo kijye kugira umuntu ugwa mu mpanuka yaba ari impanuka ikuye ku impanuka udashobora kuba wagira ubuhungiro. Nizeye ko ubufatanye dutangije uyu munsi ku mugaragaro bugiye muri icyo cyerekezo, kandi umusaruro tuzawubona. Ni ikibazo gikomeye cyane. Gahunda ya Gerayo Amahoro rero, abantu birinda iki cyangwa se bakwiye kwita ku biki? Kubagendera mu kuboko kw'iburyo buri gihe. Ndabona hanze hano hari imodoka nyinshi ziparitse, hano hari abagenda bakazitwara. Uva hano agiye gutwara ikinyabiziga cye akwiye kugendera mu kuboko kw'iburyo hano, areka kugendera mu kuboko kw'iburyo gusa iyo ashatse kunyura kuri mugenzi we akamunyuriraho ibumoso, yamara kumunyuriraho ibumoso akongera akagaruka mu kuboko kw'iburyo. Ibyo tumaze kubona, tumaze iminsi tubona, n'ubu nabyo bizashyirwaho imbaraga cyane, ni uburyo abantu bagendera mu kuboko kw'ibumoso batwaye ibinyabiziga. Kirazira kikaziririzwa, ni amakosa yo mu muhanda, yatera impanuka ikaguhitana, igahitana abandi, igahitana n'ibintu n'ubuzima bw'abandi n'ibikorwa remezo.
mutubabarire uvuye ahangaha mu gihe udashaka kunyura kuri mugenzi wawe, udashaka kunyura kuri mugenzi wawe mu muhanda, guma mu kuboko kw'iburyo, niho wa munyamaguru uze ugenza amaguru muzabisikanira. Abo bantu rero banyura mu kuboko kw'ibumoso, amategeko y'u Rwanda asaba yuko abantu umukono wo gutwariramo ari iburyo. Ubwo baba bagiye mu bindi bihugu, ubu uri mu Rwanda, mu muhanda wo mu Rwanda, ariko mu by'ukuri utwarira ikinyabiziga cyawe mu mahanga, aho amategeko yemera yuko utwarira ibumoso. Ibumoso uhajya gusa igiye kunyura kuri mugenzi wawe, wamana kumunyuraho ukongera ukagaruka hariya. Ni ikintu gikomeye cyane kirebana n'icyo cy'abanyamaguru. Kwambukiranya imirongo. Ejo bundi kuri Noheli twagiraga ikiganiro na televiziyo Rwanda, turi hariya ahantu Nyamirambo, noneho turimo kubaza abaturage, tuvuga n'abaturage, baratubwira bati ubu abana basigaye bajya kwambukiranya imirongo, kwambukiranya imihanda, bakatubwira oya, ntabwo ni bambukiranya ngaha, akagenda agashaka ahantu habugenewe hari imirongo yo kwambukiranyamo. Turasaba abanyarwanda bavandimwe bakristo n'abandi bari butwumve yuko kwambukiranya umuhanda aho imirongo iri yabugenewe kwambukiramo ari ukwiye kujya ukahambukira. Wahagera ukabanza ukitonda, ukareba ko umushoferi yakuba imirongo itari rero, ukwiye kugenda ukitonda, ukabanza ukareba neza ko imodoka yakubonye, kandi ntiwambukiranye umuhanda nyamuneka wirukanka. Ni amakosa akomeye cyane, ni amakosa akomeye cyane kwambukiranya umuhanda wirukanka, kwambukiranya umuhanda urangaye uvugira kuri telefone, wambaye kuteri wumva imiziki cyangwa se indirimbo, wandika ubutumwa bugufi. Gusohoka ngaha mu kiliziya ukabwira mu rugo yuko uje, ukabambukiranya umuhanda wambuka ubutumwa bugufi, ni amakosa. Ugashyiramo kuteri wumva izindi ndirimbo cyangwa se izindi mwafatiye ahangaha uzumva, ukambukiranya umuhanda, uriteza ibyago, kirazira kikagiririzwa. Ukwiriye kubushishoza, niba wambukiranya umuhanda waho imodoka zinyura mu muhanda ari ibiri, ukagira iburyo, niba ugiye kwambukiranya ahantu imodoka zituruka iburyo, wagira hari ukareba aho zigiye kwambukiranya ituruka ibumoso, bituruka imodoka zituruka, birumvikana. N'ahandi twavuga ko ugomba kugendera iburyo cyane cyane iyo imihanda ifite impande ebyiri, hagati hanyuramo ikintu kigabanya iyo mihanda, ukwiye kubyumva gutyo. Ariko niyo nanone imodoka zibisikana, ubu ukwiye kumva ko ugomba kujya kuri ruriya ruhande, undi akajya kuri ruriya ruhande, kugira ngo mutamwakora impanuka. Icyo nicyo kigomba kugira ngo cyumvikane. Mukirinda rero kurangara kuri telefone. Ikintu gikomeye cyane gitera impanuka kindi si musiga, ni umuvuduko. Nyamuneka iyi gahunda yagera amahoro, kugira ngo uzajye kujya ugiye amahoro nuko bubahiriza amabwiriza. Ariko kimwe mu kigutera gishobora kugutera impanuka ndetse njyana muntu ntihagire urokoka cyangwa se niyo yorokoka akaba ikimuga, ni umuvuduko ukabije. Irinde umuvuduko, mugende ku muvuduko wabugenewe. Ntabwo abandi ujya bumva bavuga bati, hari abajya bavuga iyo mvugo abantu bakavuga ngo aho gukererwa mu nzira cyangwa se mu muhanda nakererwa, ko bajya babivuga mu bitaro, ariko ntabwo ari byo. Amagara, ubuzima burasesekara ntayorwa. Iyo uvunitse urugingo cyangwa urugingo rwawe rutakaye cyangwa rukaba ikimuga, biragoye kubugarura. Kandi mu by'ukuri hari inyigisho, hari amategeko, hari abantu bagufasha kugira ngo bakugire inama y'uburyo ugomba kugira ngo witware. Umuvuduko rero ni muyirinde hirya no hino, mwaba muva mu rugo muza gusenga, mwaba mujya ku kazi, mwaba mujya mu ntara, gusa icyo tugiye kugeraho gutwara ikinyabiziga n'ibisindisha nacyo kiri mu gituma ejo bundi twatanga imibare twarabivuze yuko impanuka zituruka kuri ibyo bintu, cyane cyane gukora impanuka n'ibisindisha, imivuduko cyangwa se warengeje umuvuduko, kuvaho dushyiremo imbaraga, polisi y'u Rwanda ashyiremo imbaraga, byagaragaye ko birimo kugabanuka. Reka rero tubikomeze. Ikindi rero ni abantu bafite abana hano. Iyo turi ku mihanda naho tugenda buri munsi, tubona ababyeyi batwara abana bahagaze mu binyabiziga.
ni ikosa rikomeye cyane. Umwana wawe icyambere murinde kwicara imbere n'umushoferi. N'umwana murabona aba bana babatijwe cyangwa nabandi, ugasanga umubyeyi mwicaranye nabe imbere n'umushoferi. Iyo akandagiye break cyangwa se free habaye ikintuza, habaye ikibazo, uwo mwana n'ubanza gukubita umutwe cyangwa iki ku modoka. Umwana yikubera urukingo cyangwa ingabo imbere yawe, umwana mushyire hariya inyuma mu modoka, muzirika umukandara. Niba wumva bidashoboka jyanayo nawe umuzirika umukandara, niba bidashoboka izirika umukandara umufate. Abana tugomba kuba agaciro gakomeye cyane. Ariko hirya no hino usanga ababyeyi mu muhanda, umwana agenda arunguruka mu idirishya ry'imodoka manini ibirahure arimo kugenda. Tugenda turimo kwigisha abaturage. Kirazira kikazirizwa. Aba bana mugomba kubarinda. Umwana agenda mu modoka yicaye, ntabwo agomba kureba hirya no kurangara. Ariko hari n'abahagaze imbere y'ababyeyi babo, bicaye imbere barimo kureba imbere, cyangwa ndetse agenda afata steering cyangwa se vola diregisiyo ayifashe imodoka ayirwanira na se, ubona na nyina bicaranye. Kirazira kikazirizwa. Turagira ngo rero ubutumwa tubahaye mubageze kuri bagenzi banyu baje tutari twaza, ariko mu byo twemeranyije n'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika hano mu Rwanda nuko ubutumwa bazajya budutangira naho tutari na buri munsi, bigasa naho biba amatangazo kugira ngo mu by'ukuri twirinde zina mpanuka. Nagira mfatira umwanya rero mbabwire n'ubundi bukangurambaga twenda gukora bukomeye cyane, nabo tumva duhuriyeho na Kiliziya Gatolika hano mu Rwanda. Ubukangurambaga bwitwa Rengera Umwana. Rengera Umwana. Mu gihugu cyacu murabizi yuko hari ikibazo cy'abana bafatwa bagaterwa inda bakiri batoya batari bageze ubukure. Hari abana bahabwa ibiyobyabwenge, hari abana bahabwa ibisindisha, hari abana bakoresha imirimo y'ingufu imaze gufata. Nagira ngo mbabwire yuko mu cyumweru kira gitaha polisi na ku mugaragaro icyo gikorwa kizatangira mu gihugu hose, ariko ndi no hanze hariya navuganga na padiri avuga nabo nibyo bagezeho. Nabyo rero tubondeho umwanya wo kugira ngo tubibabwire, nabyo tubitangize tubikomeze. Mu by'ukuri tuzaje kubitangiza hano byanatangiye, tubikomezemo tubishyiremo imbaraga zikomeye cyane. Polisi izakora ibikorwa byinshi bitandukanye, izakorana n'abafatanyabikorwa bayo batandukanye muri iki gikorwa cya Rengera Umwana, nk'uko ikora ibikorwa byagera amahoro n'abafatanyabikorwa benshi batandukanye mwagiye mubibona, baba abashinzwe transport, baba abashinzwe gucuruza kwenga no gucuruza inzoga cyangwa se ibisindisha, baba ari izi kompanyi z'itumanaho n'abandi bose dufite duhurira. Ariko iki noneho kijyanye no kurengera umwana, tuzafatanya n'inzego zaba iza leta, za minisiteri zibireba cyangwa n'ibindi bigo, ariko n'abandi bafatanya ibikorwa n'ubundi bikora cyangwa se n'imiryango itegamiye kuri leta, kugira ngo ubu bukangurambaga bwo kurengera abana hirya no hino mu gihugu nabwo bukorwe nkagera amahoro. Izajya ikorwa icyumweru kimwe, ibikorwa by'ubukangurambaga bwa Rengera Umwana bukorwe ikindi cyumweru. Buzakorwa hirya no hino, buzakorwa mu mashuri, buzakorwa mu nama z'abaturage, buzakorwa mu misa nk'aha ngaha, buzakorwa hirya no hino. Aho ariho hose tuzabona yuko twabona abantu kugira ngo barengere abana bacu, aribo maboko y'u Rwanda, aribo Rwanda rw'ejo. Nagira mbabwire rero yuko dutekereza yuko ubu butumwa bwabo bwagera amahoro, bwabo bwa Rengera Umwana nubumara kugera ku bantu benshi, dutekereza yuko bizatanga umusaruro. Ariko noneho bizafatanya n'ibikorwa bya polisi no guhiga bariya abantu n'ubundi bajya batera inda abo bana cyangwa se abazi bateye, kuko barahari n'inzego zindi zitandukanye zisanzwe zikorana. Nagira ngo rero mfate uyu mwanya cyane nshimire mu izina ry'ubuyobozi bwa polisi, nshimire ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda, nshimire
bakirisitu bavandimwe mwaje hano uyu munsi mwashoboye kugira ngo mudutege amatwi, ariko nasabe padiri wayoboye imisa yuko yaza nkamuha mufashe rero twongere dushimire afande komiseri Kabera ubutumwa bwiza atugejejeho mu izina rya polisi y'u Rwanda. Mu by'ukuri igikorwa bakoze nkibonyemo igikorwa cy'urukundo gikomeye, kuko icyabazinduye si inyungu zabo, ni inyungu zacu bwite, ni amagara yacu abaraje inshinga. Umuntu kwingingira kubaho neza akabikwifuriza bikamuzindura ku nyungu zawe, mubifashe mute? Ku bwanjye numvise nta kintu nakongeraho. Hari igihe tubona umuntu uza kutubwira ati murwanye imirwanyasuri, mutange imisoro, muze dufite za perimi. Reka da, n'ubuzima bwacu bwite batwingingira kubungabunga. Nanabitekerejeho afande, ubundi nta muntu uza hano wari uhagaze, tubashakira akabaho, babonye ko abantu baza biruka bazanye mikoro, ariko nababwiye nti mumureke, si ubutumwa bwe, na institution yahagarariye, yambaye iniforume, icyo yavugaga ni amahame ya kiliziya. None rero rya paruwasi nimumfashe mu cyakira. Icyapa kiri hano, ariko amagambo ariho hari aho mbasaba ko muyandika, na kirazira zose yavuze muzandike ku mutima wanyu. Kirazira yavuze aho uri hose ugendane, uyandika ku mutima wawe, kuko iyo ugumye ku cyapa uyikorera kugira ngo polisi itagufata, ubyuhiriza ngo polisi itagufata. Iyo uri aho itari ukora ibyo ushaka, ariko ari kirazira yanditse ku mutima, amahame yanditse ku mutima wawe urayubahiriza aho uri hose. Ntugendera ku mategeko, ugendera kubaha ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Mwumvise rero ko ari ubutumwa kiliziya yemeye ko twakira, badushyikirije ku mugaragaro. Guhera uyu munsi rero mu ngo zacu, mu miryango remezo, mu makoraniro atandukanye, twibukiranye izi nshingano duhawe ku neza yacu no ku neza ya buri wese, ku neza y'igihugu no ku neza ya kiliziya. Mu kanya nabibabwiye, nimara kubaho umugisha ndabohereza, babwira ngo iki? Ngo nimujyane amahoro n'ibyishimo bya Kristo. None se mu bibiri gitana mubijyana, ni ukuvuga ngo birarangiye nimwigendere? Ni ubutumwa muhawe, umujye kuba intumwa z'amahoro. Sayo mu muhanda gusa, ni amahoro mu mpande zose zayo. Uyu munsi ni mu muhanda, mwumvise n'abana baratwigisha ibyo twagombye kubigisha twebwe. Muzi Yezu uburyo akunda abana n'abaciye bugufi. Mureke abana bansange, ugiriye ikintu kibi uyu mutoya ni njye abakigira, umugiriye neza ni Yezu Kristo abayigiriye. Urumva rero baje gutwibutsa inshingano zacu. Igihe kirageze rero natwe duhaguruke.
nkaba rero mu izina ryanyu mwese nongeye gushimira ubuyobozi bwa polisi y'igihugu, polisi yacu, ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda bwemeye ubufatanye, nkaba namwe mwese mbashimira uburyo mubwakiriye kandi uburyo mugiye kuba intumwa z'ayo mahoro. Padiri mukuru wa katedrale ya Saint Michel Innocent Consolateur yashimye cyane ubutumwa polisi yatanze, ashimangira kandi ko ubu bufatanye bukwiye, ndetse asaba buri wese ko yaharanira ko umutekano wa mugenzi we ubungwabungwa. Nitwa Innocent Consolateur, ndi umupadiri bw'itorero Archdiocese ya Kigali, nkaba padiri mukuru wa katedrale zacu, kuko amahoro ni impano y'Imana, umukristo wese aba ari intumwa y'ayo mahoro. Kuba rero haje ubufatanye hagati ya polisi y'u Rwanda na Kiliziya Gatolika y'u Rwanda ni ikintu cyiza, kuko dutahiriza umugozi umwe. Hano urabona ko hari imodoka nyinshi, abantu baza gusenga baba bafite imodoka, ni ku muhanda. Ubu butumwa butanzwe murabona bugiye gutanga uwuhe musanzu? Buzatanga umusanzu munini, kuko mu by'ukuri ni ubutumwa bw'urukundo. Iyo ufite urukundo ushaka ineza ya mugenzi wawe, iyo ufite urukundo wubaha abandi ukabubahiriza. Iyo rero uri nyamwigendaho ukirebaho ku giti cyawe, ukaba icyo bita egoiste mu ndimi z'amahanga, kumva ko uri wenyine ku isi, ukibagirwa ko uburenganzira bwawe bugarukira aho ubundi butangirira, ukibagirwa ko nubwo ufite uburenganzira ufite n'inshingano zo kubahiriza abandi, icyo gihe ubuze urukundo. Mu by'ukuri ni ubutumwa bw'urukundo muri rusange. Abavuga bati twaje gusenga, wenda ntabwo twagakwiye kumva nk'izi message, ni Imana, ni Yesu niwe wari utuzanye. Ni iki noneho mwabwira abayoboke? Ni gute se wavuga ngo Yesu utavuze urukundo? Ni gute wavuga Yesu utavuze amahoro? Ni ibintu bidatana. Niyo wavuga amahoro ku buryo busesuye, ntuvuge iryo zina, uba uri intumwa y'Imana. Ni ibintu rero bihuye ntibihabanye, ahubwo turabyishimiye cyane. Icyambere ni uko ubutumwa bwagira amahoro nk'uko bivuze bumaze igihe n'ibyumweru 35. Tuzakomeza tuzareba cyangwa dusuzume neza aho bizaba bigeze nyuma y'ibyumweru 52 nk'uko twabivuze, ariko noneho bugenda bufata indi ntera. Bwatangiye twigisha abantu bagenda mu muhanda, abanyamaguru, abatwara moto, abatwara ibinyabiziga, bivaho tujya mu bana, mu mashuri, none tugeze rero mu nsengero. Uyu munsi ku buryo bw'umwihariko tukaba twaje muri Kiliziya Gatolika mu gihugu hose, aho yemeye kwifatanya na polisi y'igihugu mu kugeza ubu butumwa bwagera amahoro ku baturarwanda, cyane cyane abayoboke bayo cyangwa se abasengera muri Kiliziya. Tukaba twumva rero ari uburyo bwo kugenda tugera ku bantu benshi hirya no hino, kandi bakoresha umuhanda mu buryo butandukanye. Twumva rero ko dutekereza ko buzatanga umusaruro, kuko naho twari tumaze iminsi twigisha turumva ko twabonye yuko mu by'ukuri hari umusaruro bitangiye gutanga. Kuva bwatangira mubona wenda kuva aho ino campaign yari yatangira, mubona umusanzu bimaze gutanga cyangwa bimaze impanuka? Hari ibiganiro hagati y'abantu ubwabo ku giti cyabo, urubyiruko hirya no hino, aho bagiye mu birori hirya no hino hatandukanye, aho bagenda. Icyo ni ikintu gikomeye cyane cy'ibiganiro birimo kuba hagati y'abantu, kabone niyo polisi itabihari. Ariko icya kabiri, nk'uko twabigaragaje itariki 3 z'uku kwezi, nuko muri rusange ikigeranyo cy'impanuka uburyo cyagabanutse, byibuze byagaragaje ko zagabanyijeho muri rusange 17%. Ariko noneho ku buryo bukomeye cyane ni ikijyanye n'impanuka zikomeye zahitanaga abantu, birimo umuvuduko ukabije, birimo gutwara ibinyabiziga wasinze, birimo ibintu by'imodoka zifite fo mekanike cyangwa se ibibazo mekanike, byagabanutseho 42%. Turumva rero yuko mu by'ukuri dukomeza ubukangurambaga tukabukora hirya no hino, aho abanyarwanda benshi bateraniye, ndetse n'ababitwemerera tukabikorana, tumva yuko impanuka tugomba ibintu byose bizitera bigomba kugabanuka, ku buryo nk'uko umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima witwa OMS wabigaragaje, impanuka 80% bizitera byakwirinda. Icyo kintu kirakomeye cyane. Niba 80% by'impanuka zakwirindwa, murumva yuko mu by'ukuri haba hasigaye ikintu gitoya cyane. Ikindi rero gikomeye noneho hano
ni ikintu kijyanye n'amahame cyangwa se na values, amahame cyangwa se indangagaciro kiliziya igenderaho na polisi igenderaho. Ikintu kijyanye amahoro, murabizi ko polisi ishinzwe kubungabunga amahoro n'umudendezo w'abaturage. Kiliziya Gatolika yigisha ibintu bijyanye n'amahoro, yigisha kubungabunga ubuzima bw'abaturage. Polisi ishinzwe kurinda abaturage. Mwumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Ikindi ni ugufatanya. Nyiramwumvise no mu misa yuko bavuga ibintu byo gufatanya abakirisitu. Ikindi gikomeye cyane rero ni ikintu kijyanye n'ubworoherane. Iki kibazo cyo mu muhanda kijyanye n'impanuka, ikintu cyo koroherana kirakomeye cyane. Uburyo ufite ikinyabiziga yubaha umunyamaguru akamworohera, umunyamaguru amenya ko ufite ikinyabiziga agomba kujyana mu muhanda, ugendera kuri moto afite uburenganzira bwe, ugenda mu imodoka nto y'ivatiri afite uburenganzira bwe, utwara ikamyo afite uburenganzira bwe, uri ku igare afite uburenganzira, ukabwubaha. Icyo rero ni ubworoherane gikomeye cyane, akaba ari ikintu twumva yuko mu by'ukuri nikigera ku bakirisitu bose, kandi nk'uko babitwemereye bizajya bigenda bibageraho, yuko kizatanga umusaruro ukomeye cyane. Kiliziya zose cyangwa se yego, ni kiliziya zose. Uyu munsi twabikoze ku rwego rw'igihugu ku mugaragaro, ariko iyi gahunda irakomeza mu nsengero zose, muri kiliziya zose Gatolika zo mu gihugu. Uko hazajya amasengesho, ubutumwa bazajya buha abakirisitu. abandi izindi nsengero bizabamo. Hari izindi dufitanye gahunda n'izindi nsengero cyangwa abayobozi b'andi madini, kuzahura nabo tukabagezaho igitekerezo nk'uko tubabwira ikigamijwe, kugira ngo ubutumwa bugire ubwabo ndetse n'abakirisitu babo bagire ubwabo. Murakoze, wenda musa nkaho tugana nko ku musozo, hari n'indi kampeni mwabaye nkaho muvugaho mwatubwiraho. Ubukangurambaga bundi twababwiye tugiye gutangiza, nabwo twavuze ku mugaragaro hano muri iyi kiliziya, bwavuzwe no hirya no hino naho ibikorwa byabereye mu Rwanda no mu ntara hirya no hino, ni ubukangurambaga bwitwa Rengera Umwana. Murabizi ko mu gihugu cyacu hari abana bajya bahohoterwa, bagaterwa inda batari bageze imyaka y'ubukure, bagakoresha imirimo ivunanye, bagakoreshwa imirimo ivunanye, bakaba bacuruzwa bagenda bakora akazi hirya no hino, ndetse bakaba bata amashuri, bakazerera. Ni byinshi ibibazo abana bahura nabyo. Ibyo rero nabyo ni ikibazo nacyo iyi kampeni igiye gutangira, ariko mu by'ukuri uyu munsi mwumvise ko twavuze ko ubu nko ku mugaragaro yatangiye, abantu bose batangiye babyumve. Ibisigaye ni ibikorwa gusa nanone bizatangirwa muri kiriya cyumweru gitaha. Ubukangurambaga rero buzaba nabwo ku ruhande rw'ubukangurambaga bwa Gerayo Amahoro, ku buryo Gerayo Amahoro izajya iba mu cyumweru kimwe, ikindi cyumweru tugakora ubukangurambaga bwa Rengera Umwana. Kandi abantu benshi n'ibigo bitandukanye n'inzego zitandukanye za leta nazo tuzakorana mu bukangurambaga. Tugarutse ku kintu kijyanye n'abanyamaguru, wenda ibintu abanyamaguru basabwa bitwararika kugira ngo babe bafasha abagenda mu binyabiziga kwirinda impanuka, hari ibyo twagiye tugarukaho, uburyo umunyamaguru agomba kwitwara mu muhanda. Ese haba hariho ibihano wenda byaba byarashyizweho kugira ngo bibashe gukurikirana abanyamaguru bishe ayo mategeko? Oya, kugeza ubu mu mategeko yacu ntabwo duhana abanyamaguru, ariko icyo tubabwira ni ukubagira wowe ibyo witekereza n'ibyo ukora naho ukandagira, ntabwo hakwiye kuba hagutenguha mu by'ukuri. Twumva rero yuko tukigera rero nk'uko padiri abivuze, abantu batangiye kureba hirya no hino, bakareba abapolisi noneho baje mu kiliziya bambaye imyambaro y'akazi, ariko icyadushimishije ni uko yabahumurije. Nyagasani Yesu n'abana nawe.